Reka ngusuhuze kandi ngwikaze we dukomeza kubana umunsi ku munsi nandi tugenda tubana ni hano kuri KGE aho tuba tugenda turebera hamwe amakuru abagiye atandukanye. Reka ngusabe niba uri mushya kuba wakora subscribe kuri uyu muyoboro kandi niba nawe warakoze subscribe ni iby'agaciro cyane. Ndabigushimiye ku nkunga waje kuba ugenda utera KGE. Zimwe mu nkuru tugiye kuba tugenda turebera hamwe. Ihuriro rya AFC M23 ryamaganye ryivuye inyuma raporo yasohowe na Human Rights Watch kuri uyu wa gatatu tariki ya 10 Kamena 2026 isanga ari inyandiko ibugamye cyane yatoranyije irangwa n'ibintu bidasobanutse neza kandi idahuye n'ukuri kuri aho ibintu bigenda bibera. Ntabwo ari ibingibi turi buze kuba tugenda tugarukaho gusa, si inkuru yonyine turi buze kuba tugenda tugarukaho. Indi nkuru turi bugarukeho, umwe mu basirikare bakuru ba FARDC wayoboraga ingabo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo yasanzwe yirashe yenda gupfa ajyanwa kwa muganga aho arimo gukurikiranirwa hafi nyuma y'uko amakuru ya mbere yavugaga ko yapfuye nyuma yo gufata icyemezo cyo kwiyambura ubuzima. Uyu mugabo yaje kuba yiyahura yirashe mu mugongo, ariko hari amakuru avuga ko yagerageje kwirasa bitewe n'uko yari amaze kuba agenda ahamagarwa i Kinshasa. Turaje tubinyuremo turebe icyateye kwirasa kwiwe, ubundi turebe impamvu y'ibi byose. Reka ngusabe kuba utajya kure ya KGE ubundi turebere hamwe ano makuru yose uko tugiye tuyagarukaho. Mu itangazo yashyize ahagaragara ivuga kuri iyi raporo, AFC M23 ivuga ko uyu muryango urengera uburenganzira bwa muntu wibanda cyane cyane kuri AFC M23 mu gihe woroshya cyangwa ukirengagiza ibyaha bikomeye byakozwe n'ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa. Igakomeza ivuga ati niba ibikomeza kugenda ibogama gutya igatangaza ibidahura cyangwa ibitari ukuri, kwizera imyanzuro yayo iba yagiye cyangwa ibyo iba yagiye isohora ibishyira hanze ni ibintu biba bigoye cyane kubyizera cyangwa kwizera iyo myanzuro yayo. Ntabwo umuntu yakagombye kuba agenda abyizera ko aba ari ibinyoma kandi haba hari n'ukundi kuri baba bagiye birengagiza. Human Rights Watch ikomeza ishinja ibirego AFC M23 ibirego byo kwinjiza abantu mu gisirikare ku gahato barengana batabishaka. AFC M23 yabyamaganiye kure yivuye inyuma, ivuga ko iteka yinjiza abantu mu gisirikare mu buryo bugaragarira buri wese, bikorwa ku manywa, nta kugenda babihisha kandi birananditswe n'amashusho na video bigira ku bantu bose bigenda bifatwa ngo kugaragaza ukwinjiza abantu mu gisirikare ku bushake nko kubikora ku gahato ni ibidasobanutse bikemangwa bidashobora kwemezwa nk'ukuri ku byo baba bagiye bagenda batangaza. Ibingibi nibyo M23 yaje kuba igenda ivuga. Iri huriro rivuga ko muri ibi bihe by'ikoranabuhanga aho abaturage bandika ibyabaye mu gihe nyacyo bakoresha telefone ngendanwa n'imbuga nkoranyambaga, bagenda bakora ibyo bashaka, nyine bandika ibyo bashaka. Noneho Human Rights Watch akaba ari byo iza kugenda ifatiraho bagenda babitangaza. Gusa ibyo ngibyo ibigenda itangaza ni ibintu nyine biba byagiye bikorwa n'umuntu ku giti cyiwe, twakunda ubona ikintu ukavuga ati reka nze postinge ibi ngibi. Noneho Human Rights kuko itaba yigereye hariya, noneho nayo igerageze yegeranye n'ayo makuru bigenda ivuga, noneho yo ikagenda igafata bya bindi biba byagiye byandikwa kuri internet, akaba ari byo igenda ishyira muri raporo yabo. Wibuke ko kuri internet haje ibintu by'ama AI, ushobora kuvuga ati nyandikira inkuru iyi n'iyi, ubundi yabikwandikira ukaba wagenda kubipostinga kuri website yawe runaka cyangwa platform yawe yindi runaka. Noneho Human Rights kuko itaba yageze mwakira gihugu cya AFC M23 yafashe mwabira bice ibashe kuba yabona ayo makuru, noneho ikagenda ifata bya bindi bigiye kuri imbuga nkoranyambaga byo kuri internet, akari byo igenda ikoramo iyo raporo yabo ikaza kugenda ibisohora. Nari nababwiye ko umwe mu basirikare bakuru ba FARDC
uyobora ingabo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo yasanzwe yirashe yenda gupfa. Amakuru yatangajwe mbere na Kivu Morning Post dukesha iyi nkuru avuga ko Colonel Makerere wari komanda wa FARDC kuri exa ya Fizi mukera mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo yapfuye kuri uyu wa kabiri, ubwo n'ejo hashize tariki ya 9 Kamena. Gusa amakuru ariho ubungubu nuko uwo mugabo ataje kuba agenda apfa, nk'uko aya makuru yaturukaga mu nzego z'umutekano n'abahagarariye societe civile agera kuri Kivu Morning Post. Avuga ko uyu musirikare mukuru mu ngabo za Kongo yirasiye mu bitaro bya Rusambya mu gace ka Mishmbake mu mujyi wa Baraka. Amakuru ya nyuma y'ejo kugera kuri iki kinyamakuru avuga ko Makerere akiriho kandi ari mu bitaro bya Baraka. Avuga ko amakuru ava mu nzego zitandukanye akaba avuga ko nyuma yo kwirasa yihutanwe mu bitaro yatabarijwe nyine, ahita ko ajyanwa kwa muganga akaba ari gukurikiranwa barebe ko ubuzima bwe bwaza kuba bugenda bugaruka. Ariko andi makuru akaza avuga ko impamvu yagerageje kuba yakirasa nuko yari yahamagajwe Kinshasa agira ibyo ajya gusobanura, dore ko mu minsi yashize twari turi kubona hari bamwe mu bakoloneli bari kuburana ndetse hari n'abagiye bakatirwa igifungo cy'urupfu bitewe n'ibyo bagiye barengaho cyangwa uburyo bataniza umutekano mu gihe gikwiriye. Rero muri iyi minsi bari kugenda baburana, hari abagiye bakatirwa igihano cy'urupfu bakaba baraswa nyine cyangwa bitewe n'uko mwakira gihugu igihano cy'urupfu bo bagigenza. Ubwo rero nawe akaba ari byo wenda yatinye akavuga ati aho kugira nge mwabiriya, cyangwa afite ibyo yikeka yanga kujya imbere y'ubutabera akavuga ati bakore icyo bashaka, kaza kuvuna ko inzira afite ari yo kwirasa nyine. Nuko rero yaje kuhafata imbunda ye mu byo yakoreshaga mu z'umutekano, aza kuba ari yakoresha yerasa mu mugongo wenda agira ngo apfe, ariko biza kuba iby'imfa busa. Imana ntiyigeze imukuraho amaboko, rero kwa kudapfa kwiwe niko yaje guhita ko atabarizwa bamujyana kwa muganga. Kuri ubu ngubu akaba akiri muzima ari guhumeka. Reka dutegereze turebe aho biri buze kwerekera, niba ari buze gukira wenda ntawamenya. Aya makuru yaragezweho n'ayangaya yandi yaza kuba agenda amenyekana, ntandi waza kuba ugenda uyasanga hano kuri KGN.